ry'abanyamuryango n'abakozi ba Duhame Kadiri no mu izina ry'amashyirahamwe akorana na Duhame Kadiri mbifurije ikaze mu birori by'isabukuru y'imyaka 25 umuryango Duhame Kadiri umaze ushinzwe.
tubifurije ikaze mu birori by'isabukuru y'imyaka 25 umuryango Duhami Kadiri umaze ushinzwe. Mugire amahoro kuri uyu munsi. Mbere na mbere turashimira nanone abaterankunga banyuranye ba Duhami Kadiri ari abayifashije kuva ikivuka ndetse n'abayifasha muri iki gihe. Hari imiryango twakoranye mu gihe cyashize, muri yo tukaba twavuga ACT cyangwa ACT, AGCD, Oxfam, Brother Rich Deren, SOS Fin, NCOS ubungubu isigaye yitwa 11 n'abandi baterankunga banyuranye. Abo baradufashije kugira ngo dushyireho uyu muryango, nubwo bamwe tutagikorana muri iki gihe, ntitwabura kubashimira mu bampera amashyi. Hari n'abandi rero tugikorana, muri bo twavuga Novibu idufasha cyane mu gushyigikira amashyirahamwe y'abahinzi borozi mu ntara ya Gitarama n'iya Kigali ngari. Tugashimira nanone Troker iharanira ko abahinzi borozi b'akarere ka Ruyumba bihaza mu biribwa, ikanatera inkunga uruganda rukora ifu y'imvange Sosoma n'andi mafu atavanze nk'uko bayaberetse muri iri murika. Hari na Frere des Hommes, ni umuryango wo mu gihugu cy'Ubufaransa, ikaba itera inkunga ababaji bakora ububaji bwa kijyambere bukorerwa mu cyaro. Ngira ngo mwabonye ibikorwa byabo muri iri murika, ni ibikorwa bishimishije cyane. Hari na SNV, ni umuryango nawo ukorera hano mu gihugu, ukaba warafashije umuryango wacu Duhami Kadiri mu kubyutsa ibikorwa muri 1995 nyuma y'intambara. Hari na za ambasade zinyuranye zadufashije mu mishinga iciriritse. Hari banki y'isi yose mu ishami ryayo riri hano mu Rwanda, badufashije cyane cyane mu bikorwa byo guha amashyirahamwe ingufu kugira ngo yiteze imbere, cyane cyane mu kuyahugurira gucunga neza imishinga no kuyatoza umuco w'amahoro n'ubworoherane n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Hari inzego za leta rero zinyuranye, za ministeri n'izindi nzego cyane cyane zikorera mu cyaro, mu turere, intara, baradufashije cyane mu kuboneza ibikorwa byacu. Imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta, navuga cyane cyane ihuriro ry'iyo miryango CSOIB, kuko nayo yadufashije kubyutsa uru ruganda rwa Sosoma. N'inshuti zinyuranye rero zitabarika baradufasha cyane rwose, ku buryo niba mubona ibi bikorwa tumaze kubereka, ntabwo ari Duhamiki ubwayo, ahubwo nabo baterankunga bose banyuranye. Ndabasaba rero yuko mwakongera tukabaha amashyi bose. Intego nkuru yo kwizihiza isabukuru rero y'imyaka 25 ni uguha abanyarwanda n'abanyamahanga umwanya wihariye wo gutekereza ku bibazo by'ingutu bibangamiye icyaro, no kureba uruhare rwa Duhami Kadiri n'abandi baterankunga mu gushaka ibisubizo bikwiye byatuma abahinzi borozi koko bakorera mu cyaro barushaho gutera imbere mu bukungu n'imibereho myiza. Iyo niyo ntego. Ntawe uyobewe ko u Rwanda ari igihugu gifite ubukungu bushingiye cyane cyane ku buhinzi, kandi ko abantu barenga 90% baba mu cyaro batunzwe n'ubuhinzi. Umuryango Duhami Kadiri unejejwe nuko leta y'u Rwanda yihaye intego zatuma abahinzi bo mu cyaro batera imbere mu buryo bukurikira. Icyambere, guteza imbere ku buryo burambye umusaruro w'ibihingwa. Icya kabiri ni kwihaza mu biribwa. Ahangaha nkaba navuga yuko kwihaza mu biribwa mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ni uguhinga ibyo umuntu arya gusa, ahubwo kwihaza mu biribwa ni uguhinga umuntu akagwiza, agahingira amasoko kugira ngo ashobore kuzamura umutungo we, cyane cyane kubona amafaranga.
icya gatatu ni ukurwanya ubukene no guharanira imibereho myiza. Ntacyo byaba bimaze igihe abantu baba bagwiza umusaruro ariko batabaho neza, batambaye neza, bativuza ku buryo buhagije, abana batiga, abantu mbese batanidagadura, kuko icyambere cy'umuntu aba agamije igihe akora, igihe aharanira kuzamura umutungo we, ni ukugira ngo abeho neza. Duhame Kadiri rero nayo iri muri uwo murongo wa leta wo guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage mu cyaro. Bityo uwo muryango wacu ukaba uharanira ko mu ngeri zinyuranye abaturage batera imbere, tukaba tubikora mu nzego zikurikira: gushyigikira ubuhinzi n'ubworozi, gushyigikira ububaji bwo mu cyaro bukoranywe ubuhanga, guteza imbere imikorere myiza y'amashyirahamwe y'abahinzi borozi, gushyigikira ivuka ry'amashyirahamwe y'abahinzi borozi, gutanga amahugurwa anyuranye mu mashyirahamwe, gutunganya ibiribwa. Mu buhinzi dutera inkunga abaturage mu gutubura imbuto, gushyiraho amaguriro y'inyongeramusaruro, gukora amaterasi y'indinganire, kongera umusaruro w'ibihingwa byatoranijwe nka soya n'ibigori, ku buryo ubu ngubu abaturage dukorana cyane cyane nko mu ntara ya Gitarama, ubu basigaye ngo bafite isizeni y'ibigori cyangwa se isizeni ya soya, ubundi twari tuzi yuko isizeni ari iy'ikawa. Mu bworozi dushyigikira abaturage mu kongera amatungo y'inka n'amatungo magufi mu turere tw'intara ya Gitarama na Kigali ngari. Mu gushimangira amashyirahamwe y'abahinzi borozi mu turere Duhame Kadiri ikoreramo aragenda arushaho gukora neza, kubera ahanini inyigisho bahabwa mu micungire myiza y'imishinga y'amashyirahamwe yabo. Mu bubaji, inkunga igaragara yatewe ububaji bwo mu cyaro bukoranywe ubuhanga mu turere twa Buriza mu ntara ya Kigali ngari na Nyakizu ho mu ntara ya Butare. Ishami ryo gutunganya ibiribwa rimaze gutera imbere mu gukora amafu akungahaye ku ntungamubiri, ariyo imvange, sosoma n'andi mafu atavanze y'amasaka, soya n'ibigori, ndetse tukaba duteganya ko twazagenda twongera ibindi biribwa dutunganya, ku buryo icyaba kigamijwe buri gihe ni ukugira ngo umunyarwanda ashobore kurya neza. Iyi sabukuru twizihiza uyu munsi ni umwanya utagira ukusa wo kwishimira ibyagezweho muri iyi myaka 25, ariko kikaba n'igihe cyo gusuzuma intambwe yatewe. Muri ibyo bikorwa byose dukora dufite ingorane nyinshi. Izo ngorane sinakwirirwa nzirondora, ahanini biraterwa n'uko abaturage bo mu cyaro bagifite imikorere ya gikene. Ari nayo mpamvu muri iyi sabukuru twafashe insanganyamatsiko y'uko yaba iyo guha agaciro umusaruro w'umuhinzi mworozi. Niyo ntego dufite, ari nayo tuzagerageza gushimangira mu bihe biri imbere. Banyakubahwa baminisitire, bashyitsi bahire, iyi sabukuru yahuriranye no gutaha inyubako nshya y'ishami rya Duhame Kadiri ryo gutunganya ibiribwa, kugira ngo imvugo koko ihure n'ingiro. Ntacyo byaba bimaze kugira ngo dukomeze tuvuge amadisikuru ariko usange mu buryo bw'ibikorwa nta kintu kigaragara. Iyi nyubako rero tumaze gutaha irerekana ko tugerageza uko tubishoboye mu mbaraga nkeya dufite guhuza imvugo n'ingiro. Duhame Kadiri yayubatse ibifashijwemo n'umuryango Troker. Iyi nyubako izadufasha guhunika umusaruro ugenda ugurwa mu mashyirahamwe anyuranye ku giciro kinogeye umuhinzi, kandi uhindurwe kugira ngo ugere no ku bandi banyarwanda b'inzego zinyuranye, usukuye kandi ufite intungamubiri zihagije.
imvange sosoma ikorwa na duhamikadiri ikungahaye ku ntungamubiri buri wese akeneye kandi iboneka mu duce tunyuranye tw'u Rwanda ku giciro cyiza. Duhamikadiri muri uyu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 yaguze toni 100,343 by'amasaka. Aho ni ku masaka nyine. Naho kuri soya ni toni 177 n'ibiro 130. Naho ku bigori ni toni 665 n'ibiro 874. Ibyo rero byose bikaba byaradufashije gutunganya amafu anyuranye uko bayaberetse. Hari sosoma, imvange sosoma, ifu y'ibigori akawunga, hari ifu y'amasaka, ifu ya soya, n'ifu yitwa Inimix cyane cyane dukora kuri komande ya PAM, ikayifasha gukoresha muri gahunda yayo yo gutanga ibiribwa. Banyakubahwa Minisitiri, banyacyubahiro muteraniye hano, mbere yo gusoza iri jambo ndagira ngo mbagezeho mu magambo avunaguye ingamba duhamikadiri ifite mu bihe biri imbere. Hari gukomeza kongera ubushobozi bw'abaturage kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Hari kubashyigikira mu bikorwa binyuranye by'ubuhinzi, ubworozi, ubukorikori ku buryo bw'ikoranabuhanga, guha agaciro umusaruro w'abaturage, gufatanya n'indi miryango mu bikorwa binyuranye bigamije iterambere ry'Abanyarwanda muri rusange mu ntumbero muri Vision 2020. Twongere rero dushimire buri wese witabiriye ibi birori. Nkaba ntekereza yuko kugira ngo koko iyi gahunda yo kurwanya ubukene igihugu cyihaye kandi n'imiryango igerageza gushyira mu bikorwa ari uko twakwiha koko vision yumvikana, kuko umuturage igihe azafashwa kongera umusaruro agafashwa kugurisha, icyo gihe ubukene buzagenda bugabanuka. Mbese tuvuge yuko gukeneka amasoko kw'abahinzi ari byo bizagabanya ubukene. Murakoze mwese, mugira umunsi mwiza. Somuturuki wacu uturanye n'abatakuzi isobanure bakuyoboke bakugotomera ubayoboke. Sosoma w'imasaka usendereye ibigori usindagijwe na soya usinziriza ibibondo. Sosoma udahenda uhendahenda ibibondo ugahembura abashonji ugasajisha utajisha amashigija. Sosoma urakungahaye ukungahaje ababyeyi bakwisunze bayobora bwange iyo bayobotse bagatera akabondi ibibondo. Nta bujiji bujujubyo yagusanze ajijuka mu bwenge ajejeta imbaraga ntajugumira imbere y'imbogo ayijisha ntibakwe ntijaja bigatidasambye. Sosoma isomwe n'umusaza asazana itoto n'amasonza asanga abasore basoretse kimwe bagaconga amashoti bashimwa na bose. Musore sore karusanga sosoma uzasinzira nta mususu usezerera ubusinzi bukuraza kumuzunga wibaza uzakura ubwo bwiyo. Gikwerere nawe kwerera abukunda sosoma ibakwereke bibarutse mu runkwere uzira kwererana umusatsi. Sosoma usetsa ibisekera mwanzi bigasezerera isari n'isesemi bigasamara bisanga ibicambyaro bibabyinirira byuzuye ubwuzu. Mubyeyi utwite ntutenguhe sosoma uziteganyiriza byinshi byubaka umubiri ndetse n'uwo utwite azatunganirwa kuko atazatungurwa n'ibitero bigamije gusenya uwo mutungo. Nawe mubyeyi wonsa sonzoka wisunga sosoma uzacukubiri n'ibibazo by'urwonko uzahozaga ruheruka umubyibuho hehe n'ibibazo biterwa no kutayobora. Sosoma usanabwanga abashegeshwe n'indwara ubamarisha viyo bamaze gutoha bagushima igihe bashengurana isheje ibishanga. Mukambwe nawe isazure wisunga sosoma izasana izo ngingo zisaza buri segonda ikugarurira imbaraga bamburirwa kumbuka. Mwangavu nawe ngimbi gimbuka wombokera sosoma izakubera intsinzi gutsindira inzara igutsura igutsinda kuri bwa kihekura abahetsi. Mukozi nawe watakaje ingufu nyinshi ntuteshuke kuri sosoma izazi gusubiza gusa n'ibyo bisare wasaritswe n'imizigo y'imisi itabarika. Sosoma usomwa bwaki ucura muri misatsi yacuramye bagacumbikira kwigunga bagasamara bagataha batahwa n'akanyamuneza. Iyo umunyakazi agufashe mu gitondo ntiyirirwa cungana n'inshige z'isaha yibaza niba isaha nayisanga ku meza akora nta munaniro agatungurwa n'isaha imutegeka gutaha. Mukinyinya nawe ya mu marushanwa washatse sosoma
uzagira imbaraga ubashe gutsinda ababisha ubishime hejuru bashungerwa. Gicambyaro nawe ntucikane, cika ku mvuga igira iti nta nyama nkimera. Nubwo wacuze bwose ntibagucure Sosoma, izagucurikira urunyota runyotera abashaje. Sosoma utunganira ibitambambuga bigataguza bwangu bigwije urugwiro, bitera ibitambwe bidatinze ntibikuba agatako nk'abagwingiye batakaye hasi. Mutegetsi nawe bwiriza abushinzwe gutera impeke n'imisogwe batengamare batuhuje mu iterambere basabane basangira Sosoma. Horimba ile duhamikadiri wowe uduhamagarira Sosoma isomwa n'abasaza bagasimbuka ibisiza bagasunga ibisiga. À l'occasion de le 25e anniversaire de l'existence de Duhamikadri et de l'inauguration des infrastructures de l'unité de transformation agroalimentaire, Trocaire se réjouit des relations de partenariat ayant marqué ces 6 dernières années de partenariat. Trocaire, ONG irlandaise, est venue au Rwanda depuis juillet 1994, juste après les événements tragiques du génocide de 1994, et la première mission était de mener des actions d'urgence avant de mener des interventions de réhabilitation ayant pris fin en 1996. Depuis 1997, Trocaire a commencé les actions de développement. Les premiers contacts avec Duhamikadri et Trocaire ont débuté en ce moment, et les appuis ont essentiellement porté sur le redémarrage de l'unité Sosoma par la réparation des machines de cette unité. Depuis 1998, Trocaire et Duhamikadri ont élargi des relations de partenariat visant essentiellement à promouvoir la sécurité alimentaire à travers les groupements agricoles basés dans le milieu rural et à travers l'unité agroalimentaire Sosoma. C'est dans ce cadre que Duhamikadri et 4 autres organisations locales, sur l'appui de Trocaire, ont développé un programme de sécurité alimentaire centré sur la promotion respective des 3 filières culturelles: soya dans les provinces de Butare et Gitarama, le maïs dans la province de Mutara et le blé dans la province de Gikongoro. Le but de ce programme est d'augmenter non seulement la production, mais aussi d'assurer la transformation de la production pour augmenter la valeur ajoutée et procurer des revenus significatifs aux paysans. Pour y arriver, il a fallu appuyer les 5 organisations dans l'analyse des besoins pour mettre en place des unités de transformation, en commençant par Duhamikadri, ayant déjà entrepris cette activité. C'est dans cette optique qu'un stock de 400 tonnes de capacité, inauguré aujourd'hui, a été construit et une machine de grande capacité de transformation a été achetée. Pour les activités de Duhamikadri, déjà financées et en cours depuis le début du partenariat, le financement s'élève à environ 240 000 €. Ce financement est venu de Trocaire avec l'appui du gouvernement irlandais. Parmi les priorités concernées par le financement, des capacités d'intervention pour Duhamikadri vient en première position. L'objectif de cette stratégie étant de ne plus continuer à fournir le poisson, mais plutôt à enseigner les gens à chercher les poissons eux-mêmes. Aujourd'hui, cette stratégie évolue pour appuyer les partenaires afin qu'ils puissent jouer un rôle important en tant qu'organisation de la société civile, dans l'analyse des problèmes et dans la proposition des solutions, et enfin entrer dans un dialogue pour les politiques en élaboration, notamment celles en relation avec la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, les efforts fournis par Duhamikadri dans le processus de promotion de l'agriculture en amont et en aval sont appréciables et méritent un appui sans précédent. Pour cette Trocaire, à travers le programme de sécurité alimentaire,
continuera à entretenir des relations étroites afin que les acquis et les mérites ne soient pas perdus, mais que plutôt l'extension soit faite sur d'autres opportunités présentes et susceptibles de contribuer au décollage économique du pays dont l'agriculture est actuellement la base. Nous apprécions le pas franchi par nos partenaires de la société civile et nous félicitons tous ceux qui ont organisé les cérémonies d'aujourd'hui, en particulier les membres du conseil d'administration de Duhamikatri et le personnel. C'est bien fait. Félicitations. Merci. Mu izina ry'abahinzi borozi n'ababaji baterwa inkunga na Duhamikadiri, nejejwe no kubagezaho ibyishimo dutewe n'uyu munsi Duhamikadiri yizihizaho isabukuru y'imyaka 25 uwo muryango umaze ushize. Twabahinzi borozi n'abanyabukorikori bo mu cyaro duhura n'ibibazo binyuranye bijyanye n'uko tubona umusaruro muke kubera impamvu zinyuranye. Ubutaka burushaho kugunduka, imihindagurikire y'ibihe ituma ibihingwa byacu byangirika, ibibazo bijyanye no gucuruza umusaruro wabonetse, ikoranabuhanga rike mu byo dukora n'ibindi. Mu bisubizo by'ibyo bibazo Duhamikadiri idutera inkunga zinyuranye zijyanye no kutubonera amatungo atuma tubona ifumbire, inyama, amata n'amafaranga. Nyongeramusaruro mu maguriro twicungira, guteza imbere amabarizo akora ububaji bwa kijyambere, amahugurwa ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, gucunga umutungo, gutegura imishinga, kuba ba rwiyemezamirimo. Ingendo shuri mu turere tunyuranye kugira ngo tujye inama n'abandi duhuje umwuga no kongera ubumenyi. Kutugezaho amakuru hakoreshejwe ikinyamakuru Inkingi n'ibindi binyamakuru byandikirwa mu Rwanda nk'Imvaho Nshya, urubuga rw'abagore n'ibindi. Iyo nkunga Duhamikadiri dutera yatumye tugera kuri byinshi. Twashoboye kubona amatungo maremare n'amagufi atuma dushobora kubona amata, inyama, amafaranga n'ifumbire. Kongera umusaruro no kurwanya isuri hakoreshejwe amaterasi y'indinganire. Umusaruro wagiye wiyongera kubera inyongeramusaruro, tukaba dushobora kubonera uruganda Sosoma, soya, ibigori n'amasaka. Twabonye amahugurwa anyuranye ku buryo byatwongereye ubushobozi mu buryo bwo gukora no kuvugurura imikorere y'amashyirahamwe yacu no guharanira uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore. Banyacyubahiro muteraniye hano, umuryango Duhamikadiri wakoze byinshi kandi byiza. Muri rusange twavuga ko imibereho y'ingo zacu yarushijeho kuba myiza kubera izo nkunga zinyuranye nubwo ibibazo bikiri byinshi. Muri ibyo twavuga ibishanga byinshi bidatunganyije, uburyo bwo guhinga budahinduka, imbuto zimwe na zimwe zimaze gusaza, kuba abahinzi borozi tudashobora kwishyiriraho ibiciro by'umusaruro wacu. Sinarangiza iri jambo ntashimiye umuryango Duhamikadiri udahwema gutekereza ku batuye mu cyaro. Turasaba Duhamikadiri hamwe n'indi miryango nterankunga yakomeza kudufasha kugira ngo dushobore gukomeza guhangana n'ibibazo tubangamira. Turifuza ko Duhamikadiri yanonosora gahunda zayo no kugeza inkunga ku banyarwanda benshi batuye icyaro. Murakoze. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubucuruzi, Inganda, Ishoramari, Ubukerarugendo n'amakoperative, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, banyarwanda banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, mbanje kubasuhuza kandi mbashimira uburyo mwatwakiriye muri bino birori byanyu. Muzi neza ko kimwe mu ngamba leta yiyemeje ari ukurwanya ubukene, ko muri iki gihe tugezemo 60% y'abanyarwanda baracyaba munsi y'umurongo w'ubukene. Kugira ngo iyo ntego dushoboye kuba twayigeraho, guverinoma y'u Rwanda yiyemeje ko hakenewe gushyirwaho ingamba zikomeye cyane zo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane ko ari nabyo bitunze abanyarwanda benshi. Gutyo ubuhinzi n'ubworozi bikavugururwa, bigakorwa ku buryo bugezweho, bukanatunga abantu, bikanatunga abakora uwo murimo. Bimwe mu biteganyijwe rero muri iyo gahunda yo kuvugurura ubuhinzi
n'ubworozi navuga ko icya mbere nacyo gikomeye cyane ari uko tugomba kuzajya tubona uburyo bwo kugena za gahunda kugera aho abaturage batuye, tukazagena gahunda kugeza mu mirenge yose y'igihugu. Banyacyubahiro muteraniye hano, nanone tuba tugomba kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi ku buryo buhinduka umwuga nk'indi myuga yose dufite mu gihugu, ukaba ari umwuga ugamije inyungu kandi ikivuye mu buhinzi n'ubworozi kikaba cyaganishwa amasoko, yaba amasoko yo mu Rwanda yaba amasoko yo mu mahanga. Nanone tuba dukeneye guteza imbere ubushakashatsi, cyane cyane ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi, kugira ngo bube bwafasha abaturage mu kuvugurura iyo mikorere cyangwa kuvugurura imyumvire yabo muri uko kwiteza imbere. Nanone haba ari kuvugurura iyamamazabuhinzi ku buryo rishobora kugera ku baturage bose kandi rikabafasha kuba bakoresha ikoranabuhanga rigezweho. Harimo gukoresha neza ubutaka n'amazi kugira ngo ubutaka bwacu bushobore kuba bwarumbuka. Nanone bikaba binagamije kuba twabungabunga ibidukikije. Hari ugukora uko dushoboye kose kugira ngo haboneke uburyo bwo kuzigama ndetse no gutunganya umusaruro uvuye mu buhinzi, kuko ari nabwo bugira agaciro ku masoko, yaba ari ya masoko yo mu Rwanda yaba ari mu masoko mpuzamahanga. Ikindi nanone tuba dukeneye gushyiramo ingufu no gufasha abahinzi n'aborozi kuba babona ibyo bakeneye byose mu rwego rw'inyongeramusaruro, bakaba banagera ku nguzanyo mu buryo bworoheje, tutirengagije ko abenshi mu bahinzi n'aborozi b'u Rwanda bafite ubushobozi buke cyane. Banyacyubahiro muteraniye hano, maze kubabwira kuri izi ngamba zose guverinoma ifite mu rwego rwo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi, bihita byumvikana uburyo izi gahunda za Dynamic Agri zifite uburemere cyane muri iyi gahunda yose tuvuga. Muri aka kanya turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 Dynamic Agri imaze ishinzwe. Biratugaragaza ko nk'uko ubahagarariye yabivuze kare ko gahunda yo kurwanya ubukene mwe mwanayitangiye kera cyane. Turabashimira, tugashimira cyane tugashimira by'umwihariko abagize iki gitekerezo cyo gushinga Dynamic Agri. Tukaba dushimira abagize iki gitekerezo kuko bigaragaza ko bari bafite ubushishozi muri icyo gihe bashingaga uyu muryango. Nanone tukaba dushimira abaturage bose bitabiriye ibikorwa bya Dynamic Agri muri iyi myaka 25 yashize, n'abaturage bakomeza kubyitabira binjira no mu association, mu mashyirahamwe akorana na Dynamic Agri, n'abaterankunga bakomeje kwitabira kuba bayifasha kugeza ku byo yiyemeje. Twabonye ibintu byagezweho muri iyo myaka 25. Twasuye runo ruganda rwo gutunganya ibigori, amasaka, soya, hakavamo sosoma. Twarebye bya bikorwa binyuranye bigenda bigerwaho mu bice binyuranye by'igihugu, harimo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi, harimo ndetse n'ibindi bikorwa biganisha mu bikorwa remezo, kuko ntabwo twashobora kugeza umusaruro wacu ku masoko ibikorwa remezo bitatunganyijwe. Nanone twabonye ibikorwa bijyanye no gutunganya ibiti byacu tubivanamo umusaruro muri iriya gahunda yo guteza imbere ububaji mu giturage. Rero iyi ntambwe umuryango Dynamic Agri imaze gutera yagombye kubera intangarugero indi miryango itegamiye kuri leta yose mu Rwanda. Banyacyubahiro muteraniye hano, muri iki gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 10 Jenoside yo muri 1994, tunazirikana uburyo iyo Jenoside yasenye igihugu cyacu. Ntitwabura kugira icyizere yuko ibyo bihe byatambutse koko. Iyo turebye ibikorwa nk'ibi biduha icyizere yuko
abanyarwanda twese twishyize hamwe dushyize hamwe ingufu zacu dushobora kwiteza imbere ndetse tukagera kure cyane kurusha aho twari kugera iyo dukomeza kuguma mu macakubiri yagiye aranga amateka y'igihugu cyacu mu myaka yashize. Icyo twasaba muri aka kanya ni uko twakomeza gufatanya mu kwiteza imbere, buri wese akazana inkunga mu buryo ashoboye, yaba ari inkunga y'amafaranga, yaba ari inkunga y'ingufu z'amaboko, yaba ari inkunga z'ibitekerezo, twese tugafatanya muri iyi nzira y'amajyambere arambye. Kugira ngo dushobore kuba twagera kuri ayo majyambere arambye twifuza, tuzaha umwanya ukomeye imiryango nk'iyi itegamiye kuri leta. Tugomba kuyishyigikira nka guverinoma, nkaba mboneyeho kubizeza ko koko inkunga yose muzakenera muzakomeza kuyibona. Muri urwo rwego guverinoma izibanda cyane cyane mu kubonera imiryango itegamiye kuri leta urubuga rwunguraniramo ibitekerezo, bungurana ibitekerezo byumvikana na leta ariko n'abaterankunga n'abikorera ku giti cyabo. Nanone muri iyo gahunda yo gushyigikira imiryango itegamiye kuri leta hazaba harimo guha iyo miryango uburyo bwo kuba bwabona mikoro yose ikeneye kugira ngo ishobore kuba yateza abaturage imbere. Iyo tuvuga gahunda cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi, birumvikana ko leta itazashobora kugera ahantu hose. Biduha ingufu n'imbaraga iyo tubona hari imiryango nayo iba ifite izo gahunda zo kurwanya ubukene nka gahunda za leta, igenda ikamanuka ikagera mu cyaro, ikagera mu turere twose, ikagera ku muturage wese w'u Rwanda. Nanone muri urwo rwego tuzakomeza guteza imbere umuco w'ikorerabushake mu Rwanda, cyane umuco w'ikorerabushake mu Banyarwanda. Nabyo ni ibintu biba byumvikana kubera ko tutagomba kwirengagiza ingufu nkeya dufite nk'igihugu. Ntabwo tugomba kwirengagiza amikoro make dufite nk'igihugu. Igihe hari abantu bemeye kwitangira igihugu bagakorera ubushake, bakemera guteza imbere bagenzi babo nta yindi nyungu bakurikiranye, ni ibintu tuba tugomba kuba twashyigikira. Banyacyubahiro muteraniye hano, usibye no kurwanya ubukene, uyu muryango Dynamic Adri ufite ibikorwa byinshi cyane bijyanye no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Turaboneraho gushimira Dynamic kuba yarageze kuri ibi byose kandi kuba inafite n'izindi ngamba nyinshi cyane zigamije kuba zateza imbere u Rwanda kandi zinajyanye na ya gahunda yacu y'icyerekezo cy'imyaka 20 iri imbere. Ni urugero rufatika kandi ni urugero tuzakangurira abantu bose kuba barwitabirira bakarufata nk'urugero rwiza, ndetse tukanafasha Dynamic kuba yanagera n'ahandi hose itashoboye kugera kubera mikoro makeya. Banyacyubahiro muteraniye hano, u Rwanda rwiyemeje gutera imbere, twese turabizi. Icyo biba bivuga ariko ni uko iyo igihugu nk'icyacu cyiyemeje gutera imbere kiba gikeneye cyabanza gukoresha ingufu zose dufite nk'igihugu. Tuba tugomba kumenya gukoresha neza ingufu zose tuba dufite nk'Abanyarwanda, gutyo buri muntu akagira uruhare muri uko gutera imbere. Abaterankunga bakaza batwunganira, bitabuza ko n'iyo nkunga yije tugomba kumenya kuyikoresha neza ikadufasha kugeza kuri bya bindi byose twiyemeje. Rero muri aka kanya mu izina rya guverinoma no mu izina ryanjye bwite ndifuza kuba nasaba inzego zose, ari inzego za leta, abikorera ku giti cyabo, imiryango nk'iyi nka Dynamic ndetse n'abandi banyarwanda bose kuba twakomeza gukora neza nk'uko twagiye dukora mu myaka 10 yashize. Nanone kuzakomeza kugira icyizere ko ibyo dushaka kugeraho byose dushobora kubigeraho mu gihe dufatanyije. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.